Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho ari twe tugiye gukora tuzabe twarabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byakozwe, tuzasinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ikintu ukora ni kimwe, ufata agapapuro ukajya ahantu hatuje, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo nukubitsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo ikizami gishya gikozwe dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, murabizi ngenda bategura amasomo abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe hasi, bibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788951626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga online bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, naho uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 0788951626 tukakwigisha mu buryo bwa online. Amasaha waduha yose twe turaboneka tukakwigisha, nubwo waduha saa 2 z'ijoro, nubwo waduha saa 3 z'ijoro, twe turaboneka tukakwigisha, wazagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, volomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ikinyamitende na volomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikorewe bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo uri kureba muri metero 200 bitewe n'iki: ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa ni igihe cy'imvura hari ibihu byamanutse. Ntabwo uri kureba muri metero 200, rero bigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano ibisubizo bine baba baduhaye, uhitamo icyo ukora ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo ni itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. C kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D kavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri. Iyo bavuze ngo D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero ugihitemo ucyandike ku gapapuro. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara guhitamo igisubizo cyanyacyo, uhagaritse video kugira ngo urebe neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame. Rero ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode zo zirahari aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788931626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure ntabwo byagukunda ngo uze twigane mu shuri, twigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga kigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, nabivuze haruguru. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Yashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Kino kibazo rero baba bashobora kukiguha mu bundi buryo. Bakavuga ngo A inyuma ni santimetero 350, bagafatira metero 3 bakazishyira muri santimetero. Cyangwa bakavuga ngo B imbere ni santimetero 170. Kikaba cyakunanira kandi ari uko bahinduye ingero gusa. Niyo mpamvu ndi kubategura amasomo ku ngero
kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe. Ikintu ukora ni kimwe, ntabwo bigoye, ujya aho handitse subscribe ukahakanda, nazashyiraho ikintu bagahita bakwereka ko nshyizeho ikintu, iryo somo nkarishyiraho ugahita uribona, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'isomo cy'ukuri nta kindi ni inyuma bari metero 3 na santimetero 50, cyangwa inyuma ni santimetero 350. Niba bihindura rero ntibizakugore. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri ikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Hari ikintu kibaye bigatuma bahindura ibyanditse ku karita ireba nyiri ikinyabiziga. Umuntu ufite ikinyabiziga byanditse ku karita bikaba ngombwa ko babihindura, rero biba bigomba kumenyesha ibiro by'imisoro n'amahoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa. Bishobora guhinduka ryari? Ikinyabiziga cyawe cyakoze impanuka, ntabwo kizasubira mu muhanda, cyangwa se cyoherejwe nko mu mahanga. Rero murabizi ibinyabiziga birasora, ibyo uba ugomba guhita ubimenyesha ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo mu minsi 5, B ngo mu minsi 8, C ngo mu minsi 15, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Hari ikindi kibazo babaza gutya neza bakaba bahindura, wenda hari iminsi 8 bagashyiraho iminsi 30, aho ngaho uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nubona harimo mu minsi 8, uzahitemo mu minsi 8 kuko ibyo biba bagomba gukorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kino kibazo bakunda kukibaza cyane. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Aravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. B ngo mu gice cyose igihe cyose ni ibumoso. C ikavuga ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari igihe, uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugera kuri 20. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ndakeka ko wamaze guhitamo isomo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kunyuranaho ni nka kwa kundi ikinyabiziga kiba kikuri imbere kiri kugenda gahoro, rero ukaba ugeze ahantu bikwemerera ko wanyuranaho. Hari imirongo yera urombereje hagati mu muhanda ucagaguye, ukaba uri kureba imbere neza, akaba atari mu koni, uba wadepasa. Mu zindi ndimi z'amahanga babyita kudepasa. Rero kunyuranaho bikorerwa hehe? Hano batubwiye ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko twe twari tuzi ko bikorerwa ibumoso. Bikorerwa ibumoso n'ubundi kudepasa, udepasirisa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo D, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ngenda posting ikibazo kiri gukunda kugaruka. Mujye mureba mwa biriya bintu ndi kuba napostinze, kugira ngo nikiramuka kigarutse mu kizame cyawe ntikibe cyakunanira. Ikintu usabwa rero ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo nimba nkigishyiraho uhita ukibona. Dukomeje n'ikibazo cya 5 kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese no kubera iki gihari? Itegereze neza ko hari na shusho baduhaye, hari icyapa cyanditsemo stop. Izo ni indimi z'amahanga, ariko tugenekereje mu Kinyarwanda birasobanuye ngo hagarara. No kubera iki hari kiriya cyapa gisobanura guhagarara, hakaba n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda. Uriya murongo uri imbere ya kiriya kinyabiziga ndakeka ko muri kuwubona. Mbibutsa ko namaze no kubakorera video y'amashusho yose babaza, uzajye kuri YouTube uyarebe kugira ngo nujya ugera ku bibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Aravuga ngo impamvu hari uriya murongo hakaba na kiriya cyapa biragoye kubona neza mu muhanda munini. Beka mu muvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Sika ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. Deka ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese nuko cyari kiriya cyapa hakaba n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda uri imbere ya kiriya kinyabiziga. Ndakeka ko maze gutembezo cy'ukuri. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Tegereze neza ko ino shusho kino kinyabiziga kigiye kwinjira muri muhanda
uriya muhanda ukunda gukoreshwa cyane, ntabwo ari kureba iburyo nta nubwo ari kureba ibumoso. Rero kiriya cyapa bagomba kugishyiraho kugira ngo ube uhagaze, ntabwo uba ugiye kuhagarara igihe kirekire, uhagarara by'akanya gatoya wabona ibinyabiziga bindi bigabanutse cyangwa nta bindi binyabiziga bindi byaje, ukabona kwinjira mu muhanda ugiye kwinjiramo, kubera ko ntabwo uri kureba iburyo nta nubwo uri kureba ibumoso, biba bigoye kubona neza mu muhanda munini. Ndakeka ko amaze guhitamo A. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Kugira ngo utware ikinyabiziga mu muhanda hari ikintu uba usabwa kuba ufite kugira ngo ube wemerewe gutwara mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ushobora gutwara wenda utabifite, iyo bagufashe baraguhana. None ni ikihe gikenewe mwa bino bikurikira? Iravuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Beka ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Seka ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Ndetse na C akaba ari igisubizo cya nyacyo, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kuyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Kugira utware ikinyabiziga biteganywa n'itegeko ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ubwo ni perime. B ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Na C icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga uba ugomba kuba ufite kugira ngo ube wemerewe kuba watwara ikinyabiziga biteganywa n'itegeko. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Gitegereze neza, gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kukubaza se uri kubona kimeze gite? Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande eshatu cyangwa uri kubona ari mpande enye? Rero kino gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru cyangwa bwera n'ibirango by'umukara. Iki cyapa kivuga iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. B ngo ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C ngo akayira gato. Naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ko ibumoso niho hatumye habaho ifungana ry'umuhanda. Habayeho ifungana ry'umuhanda, umuhanda watangiye ari munini ariko ugeze imbere uba mutoya. Bitewe n'iki? Bitewe na kano kayira gasatira umuhanda ibumoso. Ndakeka ko amaze guhitamo B, ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda bitagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ndakeka ko cyumvikana. A iravuga ngo metero 1, B ngo metero 2, C ngo metero 0.50, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano kuvuga ngo A santimetero 100, B bakavuga ngo B santimetero 200, C bakavuga ngo santimetero 50. Byose aba ari kimwe no kuba babishyira muri metero. Rero mujye mumenya guhindura ingero kugira ngo niba bakibaza muri ubwo buryo ntikibe cyakunanira. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Ugomba kuhasigira nibura akayira gafite ubugari bwa metero 1. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Iyo bavuze ubuso ni haba handitse hari ikirango. A iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ngo umutuku, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 26 ufashe kubona kode mu gihe gitoya. Noneho ufite ikizame vuba aha, ntabwo wabonye igihe cyo kwiga gihagije, uhita uduhamagara ukatubwira ibintu biri kukugora tukabigusobanuriraho, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire ngo muduhamagare
kuri 0789 tuyafashemo. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko batangiye kukudepasa, ese ugomba kubahiriza iki mwa bino bikurikira? Ayiravuga kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, beka ngo kongera umuvuduko, seka ngo guhagarara, deka ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C guhagarara nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ikintu ugomba gukora, ugomba kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Kurabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ukamusigira umwanya uhagije kugira ngo najya kukunyuraho ube utamuteza ibyago. Hano impamvu B itaba igisubizo cy'ukuri, kongera umuvuduko bwo mwaba mugiye gusiganwa. Niba umuntu ubonye umuntu yatangiye kugudepasa ukongera umuvuduko, urumva muri gukoresha ibice by'umuhanda bibiri bishobora guteza impanuka, wenda bikaba byatuma undi muyobozi w'ikinyabiziga uraba uri kubasanga mushobora kumuteza ibyago. Cyangwa guhagarara, niyo bagiye kukunyuraho ntabwo wahita uhagarara mu muhanda ngo ubone bagiye kukudepasa ujye uhita uhagarara, ntabwo wazagira iyo ugiye. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari A, ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Bibutsa ko ndi kubakorera website, mugiye kujya mukora ibizamini nka uriya buryo babazamo babahaye igihe iminota 20 ku buryo nimugerwaho igihe kitazababera imbogamizi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mwa ino ntera bagiye kuduha, ukaba wasoma zira nimero ziranga ikinyabiziga cyangwa plaque mu zindi ndimi z'amahanga. Aravuga ngo muri metero 150, beka ngo muri metero 50, seka ngo muri metero 20, naho deka ngo muri metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Muri metero 20 iratare bagomba kubonesha kira cyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga ku buryo zasomerwa nibura muri metero 20. Ndakeka ko namaze guhitamo C, ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kibaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho hagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Habaye impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Rero hari ibyapa bashyiraho kugira ngo bibyerekane. Ese birangwa no kuba bifite ayahe mabara? N'ayo mabara bagiye kuduha. Iravuga ngo umweru n'umukara, beka ngo umweru n'umuhondo, seka ngo ubuso bw'umweru gusa, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi irangwa no kuba bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ubwo amabara aba ari ubururu n'umweru. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Biriya byapa bigomba kuba ari ibyapa bitegeka, kuko biba bigomba kugutegeka ahantu ugomba guhita uca. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu yentera. Aravuga ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 75, seka ngo muri metero 25, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uribuze kugera kuri 20. Ndatekereza ko amaze gutema iso cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri urabona ari iki? Hano iso cy'ukuri nta kindi rero ni B, muri metero 75. Ese wari amaze guhitamo B? Ese wari amaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kiramutse kigarutse
kitakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bikunda kuba wenda ari igihe cy'imvura ugasanga hari ibihu ntabwo umuyobozi ari kureba muri metero 200 cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu atareba muri metero 200. Ibinyabiziga rero cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa, niyo bavuze inzira nyabagendwa no muhanda, bigaragazwa ku buryo bukurikira. Hano ugiye kureba ibisubizo baduhaye urebemo icy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo inyuma ni amatara abiri atukura. B ikavuga ngo iyo bibaye ngombwa no kumera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbara risa n'icunga rihishe cyangwa ry'umuhondo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe, uritegereza neza igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko twita ko bakorera website biri mu nzira tugiye kujya twiga buriya buryo babahaye iminota 20 mugende mukore igihe nikibabera imbogamizi. Rero kugira uzahita ubibona ku gihe ukanda subscribe. Bibutsa ko ukeneye kwiga by'umwihariko uri hafi gukora, hari amasomo utabonyeho uratwandikira tukakwigisha amasaha menshi ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeje gushimira n'abantu mwavuye gukora ariko mu gatanu batwigishije, reka dusubireyo tubashimire. Kudushimira ntabwo bivuze kuduha ibintu runaka. Hari no byandika muri comment akatubwira ati mwarakoze kunyigisha, hari uduhamagara, hari utwandikira kuri WhatsApp, bigatuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe, n'ahandi warisanga ni kwa YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukeneye ko hari ikintu nkwigisha ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza. Ubwo rero mba ndi kureba n'ibyo mukeneye ko mbateguriraho nkabikurikizaho. Murabizi maze gushyira amasomo agiye atandukanye, hari amasomo ku byapa, amasomo ku mashusho, amasomo kwa bira bimenyetso byo mu mihanda, amasomo ku matara, ari amatara yo mu mihanda aho amurika ari kuyobora ibinyabiziga akoresheje ubwoko bw'amatara butatu ariyo mutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Ibyo byose namaze kubategurira kandi byose nimwe mwabaga mwabinsabye. Hari n'andi masomo mukeneye muhita muyanyandikira muri comment mwambwira ati dukeneye isomo ku bipimo, dukeneye isomo ku matara. Impamvu vuza yo ngayo nuko ndi kuyabategurira isaha n'isaha ushobora kuyabona. Cyo umuntu usabwa ni kimwe, ugomba gukanda subscribe kugira ngo nimbishya uzahita ubona ku gihe. Rero hari n'ikindi ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, wabona utari kukibona kandi uri hafi gukora ufite igihe gitoya cyane ukampamagara cyangwa ukanyandikira kuri 078935 1626 nkaba nari gutegurira nkahita ndikoherereza kuri WhatsApp cyangwa ku rundi rubuga ushaka, ubundi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo birabujije kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo. Beka ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Icyo usabwa ni kimwe, uritegereza neza ugahita igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ugaragaza iki? Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri. Beka ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
yavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mwese mumaze kumenyera A atari igisubizo cy'ukuri, B akaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi bavuze ngo imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, iyo bavuze ngo wenda inyuguti ya H ni imirongo ibiri iteganye icishijemo akarongo gatambitse, ubwo uri guhita ubyumva. Hariya rero haca abanyamaguru, ahantu abanyamaguru bambukira, iriya mirongo mubona ko ibiteganye n'uwa murongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko mwari mumaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mumaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayigisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse kitakunanira. Niyo mpamvu reka tuba twaje gukosora bino bizame biba byakozwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 80, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Hehe? Aravuga ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B ngo inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, C ngo inyuma hegereye inguni y'iburyo, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Buri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Niba umweretse ikimenyetso ko ugiye kumudepasa kugira abone ko akwereke ko yari yabonye ko ushaka kumudepasa, hari itara icyo kinyabiziga kigomba kuba gifite kugira akwereke ko yabonye ko witegura kumudepasa. None iryo tara bari kukubwira ngo ese rishyirwa ahagana he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ese ni B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ese igisubizo cy'ukuri ni C inyuma ahegereye inguni y'iburyo, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ndashaka gukata iburyo biremewe. Tugeze neza ino shusho urebe bino byapa bihari umbwire. Umuntu ushaka gukata iburyo biremewe? Hari ibimenyetso bimurika, hari ibyapa. Ese ugeze ahantu hameze gutya ukaba ushaka gukata iburyo biremewe? Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo yego, B ngo yego ariko nyuma yo guhagarara, C ngo ntabwo byemewe, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona byemewe? Tegereze neza rino shusho baduhaye. Nubona ibibazo byo ku mashusho biri kukugora, namaze kugukorera video y'amashusho yose babaza, uragenda ukayireba nk'iminota 30 ukaba uyirangije ku buryo ikibazo cyose cyerekeye ku mashusho kitakunanira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ntabwo byemewe. Impamvu bitemewe urabona ko hari n'icyo cyapa kibuza. Urabona ko harimo akantu ko gukata iburyo ariko gacishemo umurongo w'umutuku, bisobanuye ko bitemewe gukata iburyo. Ibyapa bibuza bitarangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hariho hacishamo umurongo bivuze ko gukata iburyo bitemewe. Ndakeka ko baramaze guhitamo C, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Kugira ngo umenye kino cyapa ubusobanuro bwacyo manzi umenye se kino cyapa
kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda, mbibutsa ko namaze kuhakora iyo video, niba utari wayibona siba kuri YouTube channel yacu irebe. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Aravuga ngo komeza imbere gusa, mbega ngo aho kunyuranaho ni imbere. Sega ngo aho guhagarara umwanya munini, naho deka ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Gusa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo umaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo ukate usubire inyuma. Uba ugomba gukomeza imbere mpaka uvuye mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri. Cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze gutemeza cy'ukuri hano. Tegereza ko amaze kucyandika ku papuro. Iyo ubonye kino cyapa ikintu cyo kikubwiye ngo hano iso cy'ukuri nta kinini akomeza imbere. Ki mu bwoko bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda, iyo ukibonye kiriba kikubwira ngo ugomba gukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata iburyo, ntabwo wemerewe gukata ibumoso, ugomba gukomeza imbere. Rero ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma. Mukunde gukosora kino kizame kiri kwa cyakozwe ndi kwa nabakiriyeho, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ibindi ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, abantu muri gukora amahirwe masa.